Uyu munsi kuri Boss Kabutura mu gace kacu twahariye urukundo ndetse n'abakundana, ibyo mu ndimi z'amahanga bita love and couples. Twagutegura ibintu bigiye bitandukanye ushobora kujya witaho cyangwa se ukurikiza umunsi ku munsi, bikaba byagufasha kuba warambana ndetse ukanabana neza n'uwo wihebeye. Ibi ngibi bikaba bishobora no kubageza ku mwanzuro wa nyuma abakundana bafata, ari wo kwiyemeza kubana akaramata. Stay in touch. Salut mes amis célibataires, nous là on est mariés. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya uri mu rukundo, ugomba kumenya yuko mbere na mbere urukundo ni ibyishimo, urukundo ni umunezero, urukundo no gusangira no gusangizanya ibitekerezo, amarangamutima ndetse no kwiyoroshya. Ibi ngibi rero bishatse kuvuga yuko nimba uri mu rukundo cyane cyane uri kumwe n'umuntu mukundana, ugomba kuba wiyoroheje kandi uciye bugufi kugira ngo abashe kukwisanzuraho, akwirekureho, abashe kukubwira buri kimwe cyose kimuri mu mutima. Ibyo ngibyo rero numara kubimenya, ibindi usabwa kugira ngo urambane cyangwa se ubane neza n'umukunzi wawe ntago bizakugora. Stay in touch. Urazi ko tumaze igihe kinini turi abagenzi, mbona nk'umugenzi gusa, ariko jewe urabizi kuva kera ndazuramaze kubibona, ndagufata nk'ikintu kidasanzwe, ngira ndabikubwire, ndagukunda. Yes, ikintu cya kabiri rero buriya ngo ugomba kwitaho ni communication, cyangwa se ukajya wibanda kumenya uko umukunzi wawe ameze. Tuvuge wenda mperereye Kigali, wowe uherereye Nyamasheke kandi twembi turi mu rukundo, bivuze yuko ahangaha utagomba guterera iyo ngo ndi kure yawe, cyangwa se ngo ngiye nterera iyo ngo uri kure yanjye, ahubwo tugomba kujya tuvugana umunsi ku munsi kandi tukizerana. Ibi ngibi nabyo ngo bibasha gukomeza urukundo ndetse bigatuma abarurimo baryoherwa kandi bakifuza kuba bagumana umwe ku wundi. Stay in touch. Ikintu rero cya gatatu ugomba kujya witaho cyane ni ukubaha umuntu mukundana, ukamenya yuko umuntu mukundana ari uw'agaciro gahanitse kuko wamutoranyije mu mamiliyari n'amamiliyari, wiyemeza kumuha umutima wawe, nawe yiyemeza kuguha uwe. Uwo nguwo rero ni umuntu w'agaciro gusumba abandi, ugomba kumuha agaciro kandi ukabimwereka. Uku kubaha rero umuntu mukundana no kumuha agaciro, iyo abibonye nawe ahita atera intambwe yo kubigusubiza, kubera yuko nyine akebo kagiye wamugarura, uwo mwera nyine bucya wakwiriye ibukuru. Stay in touch. Sinza guteza ataka impuza kwiga muri kiga umuntu wabukabo wanjye bitamatsiko yako gaseke aharubanza ari njye wakaremewe. Ikintu rero cya kane ugomba kwitaho, buriya nimba uri mu rukundo uzirinde kugira uruhande cyangwa se ibintu uhisha uwo mukundana. Umuntu mukundana buriya ngo abakeneye kumenya buri step uko umerewe, ibyo urimo, aho uri n'abo muri kumwe, kugira ngo abashe guturisha umutima wiwe, cyane cyane mu bihe muba mutari kumwe. Iyo rero hari amateka wahisha umuntu mukundana, cyane cyane amateka wenda aba adasa neza, hanyuma akazayamenya nyuma utarayamubwiye kandi waramubwiye yuko ibintu byawe byose abizi, buriya ngo atangira kukugiraho amakenga, bigashobora kuba byanamuca intege. Ubwo ngubwo rero muramenye, mujye mwitwararika, mubashe kwereka impande zose abantu mwihebeye. Stay in touch. Ikintu rero cya gatanu ugomba kujya witwararika umunsi ku munsi imbere y'umuntu mukundana cyangwa se mu buzima bw'urukundo urimo, no kugerageza ukaba umwizerwa kandi ukaba umunyakuri. Iyo umuntu mukundana abonye ko akwiye kukwizera bitewe nuko umubwiza ukuri mu buzima bwa buri munsi mubanamo, ngo aragenda agatuza kandi aguhoza mu mishinga yiwe. Ubwo ngubwo rero nizere yuko utagomba guteshwa nimba koko umuntu muri kumwe wifuza yuko muzarambana mukazanabana bizira iherezo. Urasabwa kujya witwararika, ukaba umwizerwa kandi ukaba umunyakuri. Stay in touch. Sinza guteza ataka impuza kwiga muri kiga.
Ikintu rero cya gatandatu ugomba kumenya buriya ngo ujye wita ku marangamutima umuntu mukundana afite mu gihe muri kumwe. Tuvuge yuko umukunzi wawe wenda arababaye, arimo ararira, cyangwa se umukunzi wawe arishimye, ari kwishima cyane ariko ntubyitayeho, yaba yishimye ugumye muri mood yagusanzemo, yaba ababaye ukomeje ubehavinga the same. Byo ngibyo rero ngo ntago bituma urukundo ruramba, dore ko umuntu wazamuye amarangamutima, yaba amarangamutima mabi cyangwa se ameza yagahindurwa n'ibyo ndi kuvuga, cyangwa se ibyishimo, mu by'ukuri aba akeneye ko umusapotinga cyangwa se umuba hafi, kugira ngo nyine abone yuko uri itandukaniro hagati yawe n'abandi bantu baba babakikije. Stay in touch. Ikintu rero cya karindwi mugomba kujya mwitaho mwembi, buriya ngo kumarana igihe kinini nk'abantu bakundanye, guhana umwanya munini, yaba umwanya wo kuganira cyangwa